Amaraso y'umucunguzi niyo soko yoza abanduye, niyo yeza abanyabyaha de bakabonera rwose. Ndaguhimbariza mucunguzi shenema imbabazi wangiriye, ukanyoza ibyaha nakoze mu maraso wavuye. Imana ihimbazwe cyane mu izina rya Yesu. Turabashuje mwese mu kiganiro cano Gutabara Imana TV. Imana ibahe umugisha. Turabashimiye mwese mugendamo kurikirana ijambo ry'Imana. Imana ibagire neza. Tugenda tubabona mwese mutandukanye mu bihugu bitandukanye. Inshuti zanjye mwese turabashuhuje mu izina rya Yesu, dufatanyije n'umwuka w'Imana Data twese mu izina rya Yesu Kristo. Rero turagarutse ku ijambo ry'Imana kugira ngo tuganire. Ntabwo twaheruka kugira ngo tutange ijambo ry'Imana, ariko turagarutse kugira ngo twongere twumve ibyo Imana dutekerezaho. Imana ibishimirwe. Muri ibyo avuze neza ngo ndagushimira guhimbaza amaraso niyo tweza adutunganya, isoko y'amaraso ya Kristo kwezi gutunganya nanjye nyeze, kuko niyo yatumye tubona Imana Data twese mu ijuru, niyo yatumye tugira ubugingo buzima bwarapfuye. Reka dusenga dushima Imana, dushima Imana yakurinze ikaturinda. Mana nziza uri mu ijuru usumba byose, turagushimiye kubwa amasaha y'umugisha utwemeye isokwaho. Warinze Afurika, urinda uburayi bwose, wakoze ibikomeye, warinze abirabo n'abazungu, wagize neza. Uhimbazwe Nyagasani Yesu Kristo. Tuguhaye ikaze mwuka w'uruganzu utegeke icyo duheje imbaraga zose z'umwijima mu izina rya Yesu. Uzakurikirana ijambo ryawe, azumva inyota, ayongere asubwemo imbaraga mu bugingo. Mana isumba byose uzitamurure kubwo ijambo ryawe. Ngaho bana natwe tugende neza, tubisabye mu izina rya Yesu Kristo Nazareti Yesu, amen. Twongeye kubashimira bene Data aho muherereye mwese mu izina rya Yesu. Abagenda mukurikirana ijambo ry'Imana, abagenda mufashwa, tugenda tubona mwuka warakomeze kubaganza mu izina rya Yesu. Reka dusome ijambo ry'Imana, twumve icyo Imana dutekeye no munsi nge nawe. Imana ihimbazwe. Nababwiye ngo ubutumwa bwiza ntabwo bugira ubu bugenewe nabo butagenewe. Nge mba mbushaka, Yesu abambwira nabakubwira, ntabwo bufite abo bugenewe nabo butagenewe. Imana ihimbazwe cyane. Iyo Imana ivuze kwihana, ntabwo bivuze ngewe gusa nawe urimo, ntabwo bivuze wowe gusa nanjye mba ndimo. Haleluya. Reka tuganire ku ijambo ry'Imana, twumve icyo umunsi Imana dutekerezaho nge nawe. Turasoma ubutumwa bwiza bwanditswe na Mariko, ubutumwa bwiza bwa Yesu ubwo bwanditswe na Mariko. Imana ihimbazwe cyane. Turasoma Mariko, igitabo cya Mariko, igice cya mbere, duhere ku murongo wa mbere. Imana ihimbazwe, twumve icyo Imana ivugana natwe. Haravuze ngo Yohana abatiza. Itangiriro ry'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo umwana w'Imana, kuko byanditswe n'abahanuzi Esaya ngo, kuko ndenda gutuma integuza yanjye imbere yawe azatunganya inzira zawe. Ijwi ry'urangurura mu butayu ati, mutunganye inzira y'Uwiteka, mugorore inzira ze. 4 havuze ngo nuko Yohana yaje abatiriza mubatizo, abwiriza abantu mubatizo wo kwihana. Wo kugira gute? Wo kwihana, ngo bababarirwe ibyaha. Abatuye mu gihugu cy'Yudaya i Yerusalemu bose barahaguruka baramusanga, arababatiza mu ruzi rwa Yorodani, bavuga ibyaha bakoze. Bagira gute? Bavuga ibyaha bakoze. 6 Yohane yari yambaye umwambaro ubwoya bw'ingamiya, abukenyeje mu shumi. Ibyo kurya bye byari inzige n'ubuki bw'ubuhura. Ubuhura buraryoha, we naraburiye. Abwirizaga avuga ati, undusha ubushobozi azaza hanyuma yanjye,
ntinkwiriye kuba nafundura udushumi tw'inkweto ze. Ngewe ndabatirisha amazi, ariko ariko uwo azaba abatirisha umwuka wera. Muvuga ngo amen. Turi ku ijambo rivuga ngo tunganya inzira z'agakiza, cyangwa tunganya inzira y'agakiza muri wowe, kuko umwami Yesu araje. Nguwo araje ageze ku irembo. Haleluya, haleluya. Birivuze neza ku ijambo dusomye. Yesu yatangiye ubutumwa afite imyaka 30 avuga ubutumwa bwiza. Uyu murimo w'Imana ntago ari umuntu wawutangije, ni Imana ubwayo yawutangije. Iyo abantu bawukiniramo rero bawagira ngo ni uw'iwabo. Uyu murimo ni Imana niwo yawutangije. Biravuga ngo iyatangije umurimo nizawusohoza. Yohana azata ari integuza ya Yesu, ngarangura ijwi rirangura mu butayu, mutegura inzira z'Uwiteka. Haleluya, haleluya. Mwene data, utegura inzira y'agakiza muri wowe gute? Wibaze ku giti cyawe, nanjye ndibaza. Yohana ategura ubutumwa bwiza bubinteguza ariko kuza kwa Yesu, ariko gutunganya inzira y'agakiza ni ukuza gutwara itorero rya Yesu, cyangwa Yesu aza gutwara itorero rye. Mana himbazwe cyane. Ndijwi ry'urangura mu butayu, shalibonema, mutunganye inzira z'Uwiteka, mugorore inzira ze. Mana himbazwe cyane. Ngo nuko abantu baturuka Yudaya ni Yerusalemu baza kumva ubutumwa bwiza bwo kwihana. Ahantu hose bavuga ubutumwa bwiza, iyo nta kwihana guhari, nta Yesu uhari. Ndarisubiramo. Aha amatora atandukanye amadini, iyo atavuga ubutumwa bwiza bwo kwihana, nta Yesu uhari. Ikiranga ahantu kwaba Yesu ni uko abantu bihana ibyaha. Ikiranga ahantu ko hicaye Satani ni uko abantu banga kwihana. Kuko ijambo riravuga ngo hatari umwuka w'Imana abantu bigira iki? Ibyigenge. Umwuka w'Imana niyo Mana, tosire bonema. Iyo abantu barimo kwanga kwihana cyangwa barimo guca kwihana, ni ikimenyetso ko barimo gushyira mu bikorwa ibyo Satani ashaka. Kuko kwihana bisobanura kwizuza n'Imana, kutihana bisobanura kugirana imikoranire na Satani. Nuko bigenda. Iyo abantu bafitanye imikoranire na Satani, ntago bemera ko abantu bihana. Ariko iyo abantu bafitanye imikoranire n'Imana, babwira abantu kugira gute? Kwihana. Mutunganye inzira z'Uwiteka. Utunganya gute inzira zawe mwene data? Yesu atangira ivugabutumwa, kuko nawe yitangije umurimo we. Uno murimo ufite nyirawo. Ntago ari wanjye nka Desire, ntago ari wa mupasiteri unyumva, ufite nyirawo. Haleluya. Wamuririmbye ntago ari wawe, ntago uririmbira muyomba. Hari igihe rero abantu baririmbira abapasiteri bijya bintangaza mu rusengero, abashumba akavuga ngo mureke korali zituririmbire. Mufite akaga gatoroshye. Babaririmbira mwabambiye abantu mwebwe, barabaririmbira muri Yesu. Ni impamvu usanga ivugabutumwa rifite ikibazo. Abantu babigize ibyabo aho kugira ngo babigire ibya Yesu. Uje neza? Babigire ibya Yesu, babigira ibyabo. Kandi abantu ibya Yesu barimo kubyitirira ibyabo, babizanira umuvumo utoroshye. Yohana aravuga ngo hazaza unduta ubushobozi. Iyo abantu bavuga ubutumwa bwiza, ntago batekereza uturusha ubushobozi. Iyo abantu bamenyera iby'Imana, ntago batekereza uruta abantu. Ari Imana isumba byose n'umwana wayo. Shani eta payimandoze mene sekota. Iyo abantu baririmba, batekereza ko hari ubarusha ubushobozi. Iyo tubwiriza ubutumwa, ntago dutekereza ko uturusha ubushobozi.
ivuga ubutumwa ry'abantu iyo abantu barimo kuritambutsa bibagirwa yuko hari uruta ubushobozi bwacu. Iyo igihugu kibagiwe Uwiteka kibagirwa Imana iri hejuru iruta ubushobozi igihugu. Imana dufashe tugere neza. Yohana avuga ngo azaza, yavugaga Yesu, undusha ubushobozi sinemeye no gupfundura udushumi tw'inkweto ze, mbese sinemeye no kumukoraho. Rero iyo abantu bamenyera Imana bagira ngo mbese ni umwana wavukana. Hari umuravuze aravuga ijambo rikomeye ngo abantu basigaye bakora Imana badahinda imishitsi. Guhinda imishitsi kwavuye mu bantu, ahubwo basigaye abantu mbese bahindutse ibicamuke n'ibyigenge. Mbese sinzi icyamamaza ubwoba. Talala beneta shalimando yasikane. Yohana avuga ubutumwa afite ubwoba, avuga mutegura inzira z'Uwiteka. Yabwiye Abisirayeli aravuga ngo mwabana b'ishiramwe, ishiramu zikwa n'inzoka. Ninde abwiye ngo muhungu umujinya w'Uwiteka ugiye kuzatera? Inshira bisobanura icyo bita imbaraga z'uburyarya. Yavuga ati mwabana b'inzoka b'uburyarya mwe. Uwana sigaye afite uburyarya bw'inzoka buteye ubwoba, kandi uburyarya bisobanura Satani. Tiruka ijambo rivuga ngo gutunganya inzira z'agakiza. Uratunganya gute mwene data? Yego, ko Yesu agiye kuza, ndatunganya inzira gute? Abantu basayishije baragwa ngo insengero bazifunze. Ninde babwiye ko bafunze Yesu? Iyo bafunze insengero bafunze agakiza? Iyo bafunze insengero bafunga Mwuka Wera? Biraba ngo nta kiza bazaye Yuda kugira gutabarwa habe na kimwe, habe na kimwe. Toledo benema shayima ndoneta. Biraba ngo kugira ngo ijambo ry'Imana have n'akanyugutu na kamwe, isi yose yajya hasi mwikangwa n'amategeko y'isi. Dore muri Kongo haje idini rya Eliminate ryeruye, barimo kubatiza abantu babimika kwa Satani. Muze kujya kuri YouTube urayibona, barimo gutangaza abantu bambaye ubusa, muza kubibona. Rero Yesu arimo kuza, Satani agaragaza uburyo bwose, agaragaza imbaraga ze nawe. Ariko kubera iki abantu b'Imana turasinziriye, isi yadutwaye nk'abandi, kandi Yesu aregereje. Barimo gufungura amatorero ya Satani, amadini ku mugaragaro, ariko aya Yesu arimo guhigwa. Niyo si tugezamo. Abantu b'Imana babaye bahaduye, babaye abanzi ku isi, kandi ibyo byanditse muri Yohana 15:18. Haravuga ngo abisi babanje kunyaga namwe bazabanga, mugume hamwe rero, kuko mutari abisi bagomba kubanga, kuko n'abatoneje mu bisi. Yaba utari uwisi urahigwa paka, ariko yaba ari uwisi uridamararira. Turi ku ijambo rivuga ngo gutegura inzira z'Uwiteka cyangwa agakiza. Yohana aravuga ngo kubatiza, ngabatiza bavuga ibyaha. Muri kino gihe umuntu aravuga ngo ndashaka kubatizwa, bakatamubatiza batanatuye rwose. Reka da, babyita gutobanga cyangwa kwidumbaguza. Kubatiza abantu batejejwe ni ukurihira ubusa cyane. Yohana batiza abantu ngo bavuga ibyaha byabo. None muri kino gihe uratuza abantu ngo bahamagara leta ngo barimo kuza umutekano muke, barimo kuongamira abantu. Yewe data we, kandi umunsi abantu bazabagiye mu muriro ntawe uzaburanira undi. Yego, ukubwira uwuma kugira ngo babogamire mo kunyatuza ibyaha, ngo barimo kubuza uburenganzira bwanjye, ntago azakuburanira uri mu muriro. Ngo baturuze uburenganzira, ariko mwokagira Imana mwabarokora mu mubiki. Ubu kwatura ibyaha mbese byabaye ng'icyayi kirego. Ngo twatuze ibyaha, turi abantu bakuru bambara mu kositimu n'amabubu, banyatuze ibyaha byanjye. Bibika Satani arakwibikiye. Birabanuka ye tubererekera Satani.
kwerekera satani bisobanura guhisha ibyaha. Rero abasatani barimo gukora byihuse, ariko twebwe abantu b'Imana ni amatiku gusa, ni inzangano, ni ibyaha, nta kindi, n'amashari, nta kindi. Yaba nk'urushimando ndakugambanira, yaba Imana inkoresha ibitangaza ndagutanga muri leta ngo uri yakoze bidakwiriye kubera ishari. Yadufatanyije umurimo w'Imana mfite igikundiro, ibyo ndabizira. Yaba Imana impaye umugisha wo kuntabara, ibyo ndabizira, kandi mwene data akarungambanira. Rero reko Yohana abita ngo mwabana b'ishiramwe, biranditse mu ijambo. Ninde wabwiye guhunga umujinya w'Uwiteka uzatera? Rero igihe abantu bazi ko Imana itarakara, yaba ari ikintu nkwisabiye, ntuzifuze umujinya w'Imana wakugezeho. N'urupfu rurakwanga. Umujinya w'Imana uwifuza gupfuka bibura, kandi biriya ni kuvuga ngo abantu bazifuza urupfu warubure. Ujye muri Nyabarongo ikwange, ujye muri Nyabarongo, ujye kwa Makuza wimanike, reka da itaje uvuga ati ntaho ujya. Yewe data, ujye muri kaburimbo imodoka ati ntago tukugonga. Mbese ngo abantu bazifuza urupfu barubure, umujinya w'Imana gusa, kubera umubabaro utoroshe urenze ukwemera utigeze ubaho. Ufata icyo umukitere cyangwa kwinjira ati reka da ndagonda ma naho urajya. Inzoka ikurebe mbese gukatire, wirahe mu ngona zikwange zugati twarahaze natwe twabuze aho tujya. Igikeri cyaroze ngo kimaze kumva koga kwacyo, ngo gisanga amazi yaratuye, kibwira abagenzi babyo by'ibikere bwati amazi si yayandi nukongagarama. Rero bene data mutuye mwisa, amazi si yayandi nukwezwa hakiri kare. Ngwezwa nakomezwe yezwe, nuwandi nakomeze yandure. Ngabatiza Yohana abantu bavuga ibyaha bakoze. None uyu munsi ni umuntu atingana nta byatura arabatizwa. Ni umuntu ari umusitari baravuga ati ngura tuzakubatize, amafoto agafatwa, ariko mu ijuru ntigeze yandikwa, kuko byaha haracyabirimo. Yego haracyabirimo. Ubundi mubatizo wa mbere ni ukwihana, kujya mu mazi bikaba kuzuza ubusabane n'Imana, cyangwa icyo bita gushyira mu gikorwa icyo umwana w'Imana yakoze. Kubatizwa bisobanura gupfa, kuva mu mazi kuzuka. None iyo abantu rero bajya mu mazi batarapfa, iyo tuvuze gupfana na Kristo mu byaha, iyo umuntu apfuye ni ukuvuga ngo hari ibyaha ndetse wabireka wazuka ukazukana ubugingo buzima muri Yesu, muvuga ngo amen. Abantu twarabwirijwe ntago turigishwa. Ugiye kuzatanga ibiganiro byo kwigisha, kuko kubwiriza abantu baravuga ngo amen, ariko kwigisha abantu nukumenya icyaha n'iki, Yesu ninde, Satani ninde. Kuko birabaje ko abantu batazi Satani batazi na Yesu bari mu rusengero. Abantu kuko bakunda imikora Satani kurusha Yesu, bagakunda ibya Satani kurusha ibya Yesu. Kubera iki? Ntibazi Yesu, ntibazi na Satani. Byose barahuranya bakayora. Kandi reka hari ibidasangirwa muri Yesu, hari ibidasangirwa. Ngo bavuga ibyaha bakoze, ravuga ati ngenda batiza mu mazi, ariko Yesu uzaza cyangwa uzaza batija Mwuka Wera. Waratse Umwuka Wera, Pastor yarakubatije mu mazi, Yesu yarakubatije we. Dukeneye Mwuka Wera birenze ibyo mu mazi twabatizwa mu mazi. Dukeneye Mwuka Wera birenze aho duteranira. Dukeneye Mwuka Wera birenze abatubwirije, kuko yawe taratizwa Mwuka Wera haracyari ikibazo. Kandi iyo tuvuze kubatizwa Mwuka Wera ntago tuvuga impano zo guhanura bene data, mujye mubitandukanye. Mwuka Wera azana impano, ariko kubatizwa Mwuka Wera ni ukureka ibyaha ukumvira Mwuka Wera. Nicyo bita kubatizwa Mwuka Wera, kumvira Imana. Mutaya mufatanya impano no kumva ko umuntu afite Mwuka Wera. Mwuka Wera uzana impano bitarukana Mwuka Wera utuma umuntu akizwa neza. Niyo mpamvu umuntu ashobora kuba afite impano ariko akora ibyaha. Kose Mwuka Wera ageze mu muntu atuma akora ibyaha gute? Biratandukanye. Bivuga ngo impano ni uzuzuza agakiza.
Avuga neza nizuza ubusabane bw'Imana ubugaragaza umwana mu muntu ariko agakiza gafite imbaraga zirenze impano. Murabyumvishe neza noneho neza. Iyo umuntu afite impano nta gakiza aba arutwa n'umupagani. Yewe data we, iyo umuntu afite impano nta gakiza aba arutwa n'umupagani utazi Yesu. Ariko iyo umuntu afite icyo bita mwuka wera utinya ibyaha aba afite Yesu wuzuye. Rero ni byiza kugira impano ariko yatarimo imbaraga z'agakiza byose nuko gosora mu rucaca. Rero Yohana avuga ngo hazaza undi utubushobozi. Abantu bibagiwe Imana iturusha ubushobozi ubwenge n'imbaraga. Barakora ibyo bishakiye, Satani akavuga ko ari bo bafite ubwenge burenze ubw'Imana. Ariko ijambo ravuga ngo ubwenge bw'isi ni ubupfu ku Mana. Ubu abantu bujuje ubupfu bw'ubwenge. Ariko Mana, Imana turengere itugaruka n'ukuri Imana. Kuko birababaje bite n'agahinda. Abantu banga mwuka wera bagakunda ibya Satani. Bite n'agahinda. Imana dufashe. Shalima la tudeta mandoze kota. Yesu adufashe bene data. Kuko amazi si yayandi. Ufite mwuka wera urategura inzira zawe gute kugira ngo Yesu akujyane? Ko Yesu agiye kuza urimo gutegura inzira zawe gute? Yohana yari integuza wa Yesu. Umunone tugomba kuba integuza ya Yesu ugiye kuza gutwara itorero. Ubugingo bwa butegura gute? Iyo abantu bagira ibyifuzo gusa badategura ubugingo bwabo ni ikibazo. Kuba usenga Imana gutabara, ukeneye urubyaro, ukeneye ubutabazi, ukeneye amafaranga, ukeneye akazi, ukeneye imyenda, ukeneye ibyo kurya, ukeneye urugo, ibyo ni byiza, ni ibisanzwe mu isi. Ariko iyo udategura ubugingo muri ibyo byifuzo nta bugingo burimo. Ongera wake Yesu ubugingo, wongere wezwe. Kuko waratakaye. Waratakaye uri inyuma. Pawulo avuga ngo turasiganwa. Pinimando eta. Iyo umuntu asiganwa abagira ngo abone igihembo. Shayine mando yatakudefo. Ashimwe ko yabaye uwa mbere. Muri kino gihe abantu basiganwa n'ibyisi ntibasiganwa gushimwa na Yesu. Imana dufate tugene neza mu izina rya Yesu. Tugiye gusenga Imana. Yohana avuga ngo tunganye inzira z'Uwiteka Imana. Mugore inzira ze. Yohana arabatiza mu maso. Ariko hazaza uturusha ubushobozi. Ntabwo rero gupfundura dushumita inkweto ze. Abantu bamenye Imana, ariko Imana dufashe. Bamenye Yesu birenze imitekerereze ya muntu. Uw'Imana irimo gukora imibare cyangwa ibarura abantu. Isanga bamwe yarababuze. Yareba ku rutonde rw'abakozi bayo igasanga hasigaye n'ingerere. Kubera iki? Kumenyera Imana bagahurwaho Satani. Shalibo eta mando ya sakata shiri minima. Imana imbaza. Hazaza uturusha ubushobozi. Yavugaga Yesu. Yesu arusha ubushobozi bose. Abariho n'abazabaho. Emera Imana kubatiza mu mwuka wayo. Iyo umuntu abatizwa mu mwuka w'Imana hari ibyo areka. Ariko iyo umuntu abatizwa mu mazi gusa byose arakomeza akabikora. Rero iyo umuntu atarareka aba atarakizwa. Iyo umuntu atagira ibyo asiga aba atarakizwa. Wasize ibingana iki? Pawulo avuga ko ndasiga byose, wasize ibingana iki kugira ngo utunge Yesu? Ibyo wakundaga kera utaramenye Yesu ntukibikunda. Ibyo warekeraga utarakizwa ntujye ukirarikira. Ntabwo urakizwa nyine. Yewe kugira ngo ubone ko Imana iri mu muntu ni impinduka. Yaba nta mpinduka uragira nturakizwa. Tugiye kukubeshya. Mutubuwate uruwa mbere weekend wagezeyo. Nawe urabizi. Unteze amatwi. Urabizi. Kwambara iby'abapagane bambara uruwa mbere niwo uzindi kubyambara. Uruwa mbere. Birabona ngo tukira wacu ngo twigenga. Yaba wigenga ubwo Satani ni ukugenga. Yaba utagengwa n'umwuka wera Satani ni ukugenga. Nuko bigenda nukuyobora niko ijambo rivuga. Haleluya. Reka dusenge Imana.
mutegura inzira z'Uwiteka. Tegura agakiza ka mwene data, kuko Yesu araje, ageze ku irembo ngo araje. Haleluya. Ubutumwa bwose butarimo kwihana bwose burapfuye. Yaba usenga umara umwaka, umara ukwezi, umara icyumweru utarihana, yewe Satani umubere mu kazi rwose. Yaba uko usengera ahantu ubona umwaka ushira nta kwihana, yewe data Satani muraterana rwose, mugakoma n'amashyi akabakoma n'amashyi. Yohana yabwirizaga ubutumwa bakaza bakihana bakabatizwa. Abantu se bazabatizwa mwuka wera ryari? Ko mwuka wera z'abantu baretse ibyaha, none abantu ibyaha baracyabikunze. Shanima tobi eta, abantu baracyakunze iki? Ibyaha. Kandi ikibazo ntibafite gahunda yo kubireka, bafite gahunda yo kubikomeza. Kandi icyo Yesu ashaka, icyo ashaka nicyo agushakaho. Mando eta sabini mando de kuta, ni ukugira ngo ngira ibyo mvamo nawe gira ibyo uvamo. Kuko Satani aduhigira kugira ngo tuzarimbuke, ariko Yesu arashaka kugira ngo tubone ubugingo. Rero abantu bahaye umwanya Satani aho kugira ngo bahe umwanya Yesu. Uzi guha umwanya umwanzi? Tekereza, guha umwanya umwanzi si ikibazo gikomeye? Rero gutegura inzira z'Uwiteka z'agakiza bisobanura guhora umuntu yezwa. Abantu bariraye ngo naciwe muri za 40, ntari umugabo nihabwa intebe. Reka da, umuntu watuna munsi agakiza n'uwacizwe muri za 40 barangana imbere ya Kristo. Murabyumvise neza? Ntabwo Yesu arabana ku butoni uko byo gucya muhanga wose Imana yamwemera. Uwacizwe muri za 60, muri za 70, n'uwacizwe no munsi imbere ya Kristo bose barangana. Murabyumvise neza? None birabaje ko umuntu yaba aracizwe muri za 70, umuntu akatura no munsi agakiza akabona ijuru, uwacizwe muri za 70 akahita arimbuka. Kubera iki? Kumenyera Imana n'agakiza. Bamenye Imana basigaye bapanga imipango y'akagambane harimo Yesu, bavuga izina rya Yesu. Kandi ijambo rivuga ngo abaterana ntabarimo nzabatatanya mu nzira zirindwi. Nuvuga ngo iyo abantu batena Yesu atabarimo, nuvuga ngo Satani ababarimo. Nicyo kimenyetso. Abantu bose baterana ku isi, inama zose, haba iza government, haba iz'amadini, iyo hatarimo Imana habamo Satani. Nibyo bintu bibiri. Kandi mu nama wagiyemo harimo nde? Mu nama ujya mu nama zande? Inama zose ziba ku isi z'ibihugu bitandukanye, iyo hatarimo Imana, umwana n'umwana umwuka wera, habamo Satani. Kandi nyinshi Satani uziyoboye, kandi aziyoboye kugira ngo itoro rya Yesu rijye mu kaga. Uwo abantu bagambaniye Yesu, guhera na kera ngo abatambyi bagambaniye Yesu bamushikiriza abapagani, na n'ubu baracyagambanira itoro rye, kandi bitirwa ko amuhagarariye. Si ikibazo gikomeye? Abantu barimo kugurisha intama za Yesu kugira ngo buzuze inda zabo, kugira ngo Satani yunguke kuba afitanye amasezerano. Ariko uraje uje kureba ibyo Yesu agiye gukora. Narabwiye ngo 2 3 mu rwego umugabo n'agasuzuguro, mugira ngo ni burage. Nta burage Yesu agira, zamurebe. Rero gutegura inzira z'Uwiteka, gutegura inzira z'agakiza, nuko ubereye amaso ubugingo bwawe, ahubwo tubereye amaso isi n'ibidafite umumaro byinshi. Imana itugire neza mu ndibusha mu izina rya Yesu. Reka dusenge. Mwene data, ndabizi ko ijambo ryakoze ku mutima, nawe ufite icyo wakwihana. Kirahari le boneta la cinema, kirahari. Kirahari, kuko nawe ntabwo wategura inzira z'Uwiteka. Nawe wumvishe ubutumwa butarimo kwihana, ukora ibyo abapagani bakora. Yesu arakureba agasanga uri muri ba bandi basenga batejejwe, kandi birava ngo utejejwe ntazabona umwami Imana. Murabyumvishe neza? Erega agakiza gafite uwagatanze, ntabwo gatangwa n'abantu. Birava ngo agakiza gatuka ku Uwiteka. Uwo Uwiteka rero afite uko akagomba kukayobora mu bantu.
rero iyo abantu bashatse kugira ngo Yesu bamuyobore ntabwo bizavamo. Abantu bagira ngo bayobore Imana aho kugira ngo bayobore, ntabwo bizakunda. Ntabwo byakunda. Umwami ngo tumuyobore, nose umwami waramuyobora kandi umwami akaruyobora, ntabwo byahura. Abantu bapanze imibare nabi, hagiye Satani akora imibare nabi akagira ngo yakoze neza. N'abantu bagakora imibare nabi bafatanya na Satani, ariko iraje bapfubane babonemo zero, cyo bita zero. Reka dusenge Imana. Mwene data hura, urategura inzira z'uteka gute? Agakiza kawe urimo gutegura neza cyangwa uracyari muri babandi nk'abandi bose? Ibyo urimo birimo gutegura inzira z'uteka, birimo gutegura agakiza k'Imana Yesu kagiye kuza. Hageze ku irembo. Ku irembo bisobanura umutima wawe. Hageze ku mutima wawe guhamagara. Va mu byo urimo, va mu matiku, va mu ntonganya, va mu byaha. Yohana batizaga bava mu byaha, none abonamo ko batiza reka daba no kwezwa namba. Uzi ko umuntu bamubatiza agafatwa n'igicuri, aho kugira ngo afashwe n'Umwuka Wera. Uzi ko umuntu abatizwa akahita aruhukira mu kabari, ngo mvuye kwakira wa mujama mwana wo mu ijuru Mana, ngo mufate kamwe se. Ngaho tekereza. Mbese akabiseburira mu kabari. Mu minsi ngaha agaserebura tepu wa mugabo twaramwakiye mwana, nta kibazo ariko tukomeza kujoyinga. Ngaho tekera ngo wakiye Yesu. Kwakira Yesu ni ikintu gikomeye, ntago ari imihango. Nk'umuntu ava ku kiriyo bikarangira, reka da, ntago kwakira Yesu ari kujya ku kiriyo basoza ibikiro bikarangira. Kwakira Imana ni cyo gikomeye. Abantu bayifashe nk'imiterekero wagira ngo guterekera, reka da, kwakira Imana ni ubuzima bushya. Ubuzima bushya, kuzuka gushya, ni ubundi buzima budasanzwe bw'iteka ryose. Rero abantu bayifashe nk'ibisanzwe, ariko Satani we arimo kubibira mu mibare. Icyo akora arakiza, kuko Yesu tuvuga aramuzi kuturusha, yabanye nawe mu ijuru. Rero mukizisha Satani mutamuzi, ntabwo mumuzi. Iyo abantu batazi Yesu ntibamenya n'umwanzi ubarwanya. Banza umenye Yesu uzamenya n'umwanzi ukurwanya, udashaka kukizwa neza. Reka dusenge Imana. Mana ihoraho isumba byose, uri mwiza data turakiranuka. Dusengeye ubwoko bwawe, ntabwo bwateguye inzira y'Uwiteka. Butewe ene eta shayine mando yata, abantu Umwuka Wera baruretse. Satani arimo kubavanamo icyo bita kwihana, ariko turasenze ubwonko bw'abantu bufunguke, mitima y'abantu yongeye ifungukire Mwuka Wera. Shinima atayasire. Dusenye imigambi ya Satani byose mu bantu mu izina rya Yesu. Ijambo ryari murikire benshi, abakizwa benshi mu izina rya Yesu. Abaterana Yesu atabarimo, Imana batatanye mu izina rya Yesu. Shadi enemando takuta. Mwuka w'Imana wongeye utarura abantu bawe. Ngaho turagushimiye kuri Imana nziza, utega urugingo bwa benshi bwarangaye mu byaha. Urakoze, turagushimiye nk'Imana isumba byose. Tubyambaje mu izina rya Yesu. Amen. Imana y'amahoro ibaha umugisha, ibagire neza. Nakagaruka mu ijambo ry'Imana, twari ku ijambo rivuga ngo mutegure inzira z'agakiza, kuko Yesu araje kandi ntatinze. Waba uri mu gusenga utihana, waba uterana ahantu mutihana, muravurikira ubusa. Yego, ihane wezwe, wakire Mwuka Wera. Haruta pasiteri, haruta umuhanuzi, haruta umunyegihugu, haruta isi yose. Yesu aruta abantu bose. Rero wimenyera Imana, ntabwo Imana imenyerwa. Wamenyera muvukana, ariko Yesu ntabwo amenyerwa. Imana iteye ubwoba mu isi no mu ijuru. Ongereho uce bugufi usenge, urire ubugingo bwawe, kuko Satani nibwo akeneye, ariko na Yesu arabukeneye. Rero ongerewe maso usenge, kandi usenge uhinde umushyi utinya Imana. Gutinya Imana ni ukureka ibyaha. Nutinya ibyaha uzaba utinya Imana. Imana ibagiye neza. Imana ukomeze kubaha imbaraga kandi bashoboze. Ukeneye kuduhamagara, ukeneye kugira tugufashe, namere ku kiganiro waduhamagara uri hose, turakwitaba nta kibazo. Kugusengera n'ubuntu, kukwatuza n'ubuntu. Imana ntabwo ishaka ibiguzi, ntabwo Imana ikora kugira ngo bayake ibiguzi. Ibyo baka ibiguzi ni kuri Nyabingi na Dagoni, ntabwo Imana ikigwa Mana. Imana itangira ubuntu, Imana itangira agakiza ubuntu, Imana ikiriza ubuntu.
ntago Yesu bamugura kugira ngo agire icyo akora. Icyo ashaka ni umutima wawe kugira ngo Yesu akugire neza. Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Shalom shalom.